reka ngire icyo nibwirira badamu bagenzi banjye, bakobwa bagenzi banjye, mwabonye yuko uko umuntu yagenda yegera Imana kurushaho ariko yisakasaka uburyo yambara akaba yahindura imyambarire. Ngira ngo kimwe muzakubwira yuko uri mu nzira igana guhinduka, uzatangira kwisakasaka mu buryo wambara. Reka mbasetse, umuntu twaraganiriye, hari umuvandimwe dukunda kuganira Fose, nigeze kubashyirira ku kiganiro ntindendereza, agira YouTube channel yitwa Urumuri muri KC TV. Tuvuga ku by'imyambarire, arambwira ati rero ati ngiye nshaka guhanura umuntu ku myambarire, ntabwo nyira ku ruhande mbivuga uko biri. Ati niba Yesu yaravuze ngo uzifuza mu gihe uzabona umugenzi we akamwifuza kifuza kumusambanya, azaba yasambanye nawe. Ati ibyaha bikorwa mu byifuzo n'ubundi bisa nkaho wabikoze, biba wabikoze n'ubundi vango ni mu Evanjiri ya Matayo mu 5 kugeza kwa 6 tugakomeza aho Yesu agera avuga ati mwumvise bavuga ngo njye mbabwiye ngo, mwumvise bavuga ngo njye mbabwiye ngo, aho yavugaga ati nuzatukana azaba yishe n'ibindi n'ibindi. Rero yavuze ati niba no kwifuza gusambana uba wasambanye, ni ukuvuga ngo nibyutse mu gitondo ukambara akajipo kagufiya, ufite amaguru meza rwose, nawe ugendera kumva ko umuteye neza, ufite wa mubiri nawe wishimiye Imana yaguhaye, isingirizwe, yakuremye neza, Imana isingizwe, ariko ntabwo yabikuremeye kugira ngo impamvu yo gucumuza abandi. Ubwo rero ngo ajya babwira abakobwa nyine, arabagiye abwira, nanjye ubwo ndabibabwenge kumukotinga, yaravuze ati hera mu gitondo utondeka abantu bose bashaka ko bakwifuje uyu munsi, wasambanye n'abagabo bangahe, wasambanye n'abasore bangahe. Urumva ukuntu biteye isoni. Ni ukuvuga ngo ushobora kumbara ugira ngo warimbye, kumbura ukoresha abantu ibyaha, urimo uracukura imva zabo zibajyana mu muriro, nawe utisize. Nagira ngo wisakasaka mvane mu myambarire. Padre Pio we abakobwa be Sefiye spirituelle ntiyatinyaga kuba kubita n'akanyafu rwose, ati subira ryo kwambara neza. Yavuga ati umukobwa umudamu yagombye kwambara ijipo cyangwa ikanzu irenze ku mavi ho gatoya, kandi ibitugu bitwikiriye. Mperutse kujya mu misa ndi kumwe n'abandi bantu twakoranye umwiherero, imbere yacu hari umudamu mwiza cyane wambaye neza, ariko amabere yari presque hanze, moitié ibitugu byose biri hanze, yari fete. Ariko se mu fete yacu ni ngo twambara usa tukajya guhazwa, ni ngo twambara usa tukajya mu misa. Ese ntabwo twakwambara neza tukarimba kandi tutambaye ubusa? Haba ibyo bitugu yaba ayo maguru, ubwo busa tubuhishe, kuko nibyo bihisha Imana ikuzo. Twibuka ko imibiri yacu ari ingoro za Roho Mutagatifu, bityo rero twirinde gushavuza Roho Mutagatifu udutuyemo. Hasingizwe Imana n'abamarayika n'abatagatifu bayo. Nawe waba umutagatifu, erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa,